Dore impamvu gusenga saa 9 z'ijoro bifite imbaraga nyinshi kandi bituma usubizwa vuba. Ubusanzwe gusenga ni ukuganira n'Imana. Ku bemera Imana rero cyangwa se abemera ko Imana iriho, hari imbaraga rero ugira iyo wasenze ziba zitandukanye n'izo uba ufite mu minsi isanzwe. Ariko isengesho rigira imbaraga bitewe n'uko nyiraryo yaryinjiyemo. Hari ugusenga biturutse kuri wowe. Hari no gusenga bitewe n'abandi cyangwa se amagurupe ubarizwamo. Hari gurupe ushobora kugira ikagira gahunda yo gusenga bigatuma nawe usenga. Ariko aha ngaha ngiye kureba igihe wowe ushobora kwigirira impamvu zawe bwite zituma wumva ushaka gusenga, ushaka kuganira n'Imana. Umuntu ubundi asenga mu buryo bubiri cyangwa se tuganira n'Imana mu buryo bubiri. Hari ugusenga Imana uyisaba, hari ibyo wumva bitameze neza wayibwira ikagira icyo ikora. Hari no gusenga ushima, hari ibyo wagezeho kandi wibutse ko ari Umuremyi watumye ubigeraho, wowe ugafata isengesho rwose ryo gushima Imana ukumva uranezerewe mu mutima. Gusa nanone si byiza gusenga ubabaye cyangwa se ufite ibibazo. Ukaba usanga hari abantu basenga ari uko bafite ibibazo, yagera nyine mu byishimo ukaba utamubaza aho urusengero ruri cyangwa se atabona umwanya wo kujya gusenga. Ntabwo ari byiza. Gumana nanjye mu minota itari mikeya cyane ubashe kumenya impamvu iriya saha ya saa 9 z'ijoro ifite umumaro ku isengesho ryawe. Ndasaba nanone abantu batarakora subscribe, like na comment rwose mubidukorere, muraba mukoze ikintu gikomeye kuri twebwe kandi turabasabira umugisha. Reka turebe rero impamvu gusenga mu masaha ya saa 9 nijoro ari ingenzi cyane kuruta andi masaha. Iyi saha ya saa 9 ni isaha igoye cyane kuko nibwo umuntu aba ashyizweyo, nibwo ibitotsi biba biryoshye cyane ku buryo umuntu ubashije kwigobotora ibyo bitotsi aba ari intwari cyane. Ariko hano munyumve neza, ntabwo ari ugupfa kubyuka ngo usenge, kuko ugomba kuba ufite umutima ubishaka, kuko uba ushaka kuganira n'Imana. Birumvikana ko mu mutima wawe hagomba kuba haciye bugufi cyangwa se hejejwe. Icya mbere rero gituma iriya saha igira umumaro cyane mu isengesho, isaha ya saa 9 ni isaha y'urugamba rukomeye. Nibwo ingabo z'ikuzimu zose ziba zizamutse ngo zigire abo ziconshomera. Bityo n'Imana iba yohereje ingabo nyinshi kuturwanirira, zo kudutabara ngo tudatsindwa. Iyo rero ubashije kubishyiraho umutima ugasenga, hari amahirwe yo gutabarwa kuko ijuru naryo riba ryiteguye kudufasha urwo rugamba. Ndasubiramo, igituma iriya saha ya saa 9 igira umumaro ku isengesho wasenze ni uko ari isaha y'urugamba, aho Satani aba azamuye ingabo nyinshi ngo zigire abo ziconshomera. Bityo rero n'ijuru naryo riba riri maso kugira ngo ritabare, hatagira umuntu uvunikira cyangwa se ukomerekera muri urwo rugamba. Niyo mpamvu rero umuntu uri gusenga ziriya saha akenshi ijuru rimwumva bwangu kandi isengesho rye rwose rikumvikana, ndetse sinatinya kuvuga ko usubizwa vuba kuri icyo cyifuzo wari ufite. Icya kabiri,
icya kabiri gituma isaha ya saa cyenda igira imbaraga mu gusenga ni uko ari isaha igoye ku bantu bose. Umuntu wese rero yabasha kuyigomwa cyangwa se wagerageza kuyigomwa, iki gitambo kiba gikomeye. Uba utanze igitambo gikomeye, uba wigomwa ibitotsi nka biriya, biba bigeze aho biryoshye, Imana iha agaciro gakomeye icyo gitambo watanze. Turibuka neza yuko ari n'isaha Yesu yaviriyemo mu mubiri. Navuga ko aribwo yavuze ngo byose birarangiye, ku bazabasha kumukurikira nabo byose bizarangira. Ku isaha ya cyenda nibwo ibitangaza byabashije gutangira gukoreka. Nshuti bakunze ibiganiro byacu rero turabashimiye. Ngayo nguko impamvu isaha ya saa cyenda ari isaha y'ingenzi kuri twebwe. Twabonye yuko ari uko tuba twatanze igitambo gikomeye cyo kwigomwa ibitotsi bikomeye tugasenga. Icya kabiri ni uko twabonye yuko ari isaha iba ari iy'urugamba, aho Satani aba azamuye ingabo ze kugira ngo agire abavutsa ubuzima cyangwa se ubugingo, ariko n'ijuru naryo riba riri maso kugira ngo ribashe gutabara. Bityo rero iyo usenze muri urwo rugamba, ijuru rikumva cyane kuruta uko wasenga mu yandi masaha. Murakoze cyane.